masaha. Ushaka iki hano shaka? Mwiriwe neza boss wanjye. Twiriwe neza iki? Wowe uraza ukomanga kuri ibipangu ngaho. Maze rero ngiye ikintu kinansetse. Ibingu by'ibikara nibyo biza byibunza ku mazu y'abantu. Nk'ubu urashaka iki hano? Ngira nk'ikintu ushaka hano gituma ukomanga abantu bimereye neza ngo urashaka ngo we ako nyine ndagindwa n'akantu gato cyane koroheje cyane. Kavuge vuba vuba ugiye. Kandi unanyihangana nyine. Gira vuba vuba mfite ibintu byinshi byo gukora. Nyine nashaka kukubaza nimba uyu mukobwa nta nawo muzi. Kuko nyine uyu nguyu eka uwo muntu nawe muzi. Ese ngewe umuntu ndi kubona atari no kunca no mu maso. Genda ushaka abandi ari guca mu maso. Ntabwo uca mu maso nta nigeze muri zino kare. Nta nigeze mubona nawe nzamubona. Umuntu nanonze. Akubundi uwo buzi ibindi uvuga. Aho ngaho urabona hari icyapa kirangisha abantu ku buryo uzakuyobera kuri iki gipangu. Twihanganire boss ntabwo nyine nzi kuri ibingu cyanyu nyine. Ibingu by'ibikarage ahantu hose narababwiye kuko genda nuzanagaruka kuri iki gipangu urakibona. Nta kibazo. Uzakigarukaho. Nta kibazo. Irebe ibingu by'ibikara. Kakanye kura ko handi baba bamuzi. Genda nyine genda. Nakuze kandi. Toka. Sawa. Warabyutse wowe barushye. Fiona? Ase Fiona? Fiona? Ase Fiona ra? Gakwerere, wari mu cyara ko numva gufungura, wari uri kumwe nande? No umuntu wari uri kurangisha Fiona hano hanze. Umuntu sumeze? Urungu rw'urukara rumeze gusa nk'iki gipangu rwari ruri kurangisha ifoto ya Fiona ruzenguruka hakaritsiye yose wagira rwabuze icyo rukora. Gusa nyine ndarwirukanye tu. Fiona? Fiona? Hari umuntu umamagayira? Wese uteye uturuka. Indugu hamagara. Surumva se wari inde wagukenera. Nta muntu waguhamagaye. Umvaga kwere. Wibuke gufunga umunwa wawe. Ibintu byose wabonye nibyo by'amafoto. Ubiceceke. Hatagira umuntu wo muri urugo ubimenya. Urumva neza? Yego sheri. Nako babuja. Sheri, ndakwiyamye n'uwo munwa wawe. Jya ufunga uwo munwa. Sisi ndakwinginze niba unyuma nka musaza wawe ntuzongeye na rimwe kunganiriza kuriya mugabo uramwinjira mama ndakwinginze tujye tuganira ku bindi ari kuriya mugabo wapi Egana nubwo ari ngombwa kubivugaho ubundi se byatumarira iki nibyo byose se ese bro mwibarizeho gato shambaza nta kibazo ariko bitari mwuriya mugabo wabuze igisobanuro cy'urukundo ubundi urukundo ni iki reba igihe nahereye nkunda Shafi naramukunze Shafi ndabimwereka kuva twiga primaire nkunda Shafi nkamwereka ko mukunda wapi ararenga aragenda akunda umukozi w'iwabo wo mu rugo ansize abizi ko mukunda nkabimwereka ubundi urukundo ni iki Shafi yaransize arandeka aragenda akunda umukozi w'iwabo
sisita ko numva inkuru yayo isa nk'iyanjye. Shana ukuri kw'Imana nanjye urukundo rwarancanze sinzi ubusobanuro bwarwo. Iyo ndebye byarancanze kabisa neza neza turi mu gatebo kamwe. Nanjye ndebe uku nguku sinzi niba utabizi niba utarajya kubibona. Nakunze uriya mukobwa w'abana Shafi uriya mukozi wo mu rugo aranyanga yikundanira na Shafi umeze nka bosi babana mu rugo. Ibikorwa byose nkoze ntiyabibonaga, ariko nawe hari akantu ushaka gukosoraho utakoze fresh. Ko mwakoranye, ko mwirirwanaga, ko mwiganye, ko mwakinanye ibintu byose mwabaga muri kumwe, kuki utatoboye ngo umubwire amarangamutima yawe? Reka ntabwo ari buri gihe umuhungu azajya abwira umukobwa ko amukunda. Nawe watera intambwe cyangwa ukamwereka ibimenyetso, hari ikintu byagufasha. Inama nakugira uzagerageza urebe, uzagerageza kabisa, hari igihe byazagufasha. Karame boss. Ako se shaka kwere. Bigutwara amasanga ye ngukingura. Boss ngiye kuko numvishe bavuga ko utari butahe rero nageze ngo nahandi bari kuvuze wari ntago nari ari mwebe. Ako sinakubwiye ngo ibyo wumvishe byose ntukemere ko ari ukuri kuzuye. Ibyo uzajya wumva abantu bavuga ku bandi ntago biba ari ukuri kuzuye 100%. Reba ibyo wumvise sibyo biganiriraga. Boss niko nari ubutanzajya mbyumva ariko simbishyire mu mutwe. Gagenda ukinge gate.
Mama, Karame mwana wanjye. bivuga turahise. Cyane rwose. Umbabarira rwose umbabarira. Bize rwose bya birayi bimwe byiza bivamo agafiti karyoshye cyane. Uko nari nkumva agafiti pe. Ikindi kandi rwose mama, iyo gifite ku minsi mikuru gusa kuri no kuri bonane. Nabirambiwe rwose. Ntabwo ubuzima bwo toroshye ndabizi. Ako tugiye tunyuzamo nyine gake nyine. Ibyo n'agafiriti agasura turi ama rwose. Sibyo ma? Humura mwana wanjye. Ifiriti rwose uzajya uyirya. Nzajya ngerageza uko nshobojwe kose. Rwose ngutekera agafiriti ukarya ugahage. Ariko rero mwana wa. Oya, winyibagiza. Maze iminsi unkorera ibintu bitari byiza. Ari amajoro ya saa sita za nijoro koko. Saa sita za nijoro. Mwana wanjye waretse kwirirwa wiruka kuri Fiona koko. Fiona amwibagiwe ko natwe yatwibagiwe koko. Wambabariye mwana wanjye. Ase mama. Kuba nuvuga ngo ndekire kwiruka kuri Fiona mushakisha. Ubivuga nyine nkaho ndi gushaka atari umwana mama. Si umukobwa wawe umwe wenyine ugira. Uzi ko ubivuga wagira ngo ntago ari umukobwa wawe, ntago ari umwana wawe. Bwira. Ariko se mama Fifi ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki? Byo kwikiza umugabo wawe kugira ngo ukunde utware Fiona ni ibiki? Fiona mundekere kuko azi ko ari njye nyina. Ni njyewe nayizera azi. Nta wundi muntu azi. Muturekere. Ariko mama, nizere ko ari inkinamico urimo wowe n'uwo muntu mwavuganaga kuri telefone. Mwana wa wanyumvaga? Nakumvisha ibintu kandi byose nabyumvisha. Rero mwana wanjye, n'ubundi nibyo nashaka kukubwira na mbere hose. Ariko nkabura ahantu mbicisha kugira ngo mbikubwire. Nabonaga ari ibintu bizaguhangayikisha gusa. Ariko urabizi mama, uwo umugore mwavuganaga mugutumyeho nyine nk'uko mwavuganaga, umubwiye ko nta na rimwe azigera mbona, kandi nta n'umunsi n'umwe azigera yitwa mama wanjye. Mom. 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 Si. Mama. Mom. Jya. Mama, nakubwiraga ndacyane nakubwira rwose. Icyaba cyose ntaho nacyo gushaka Fiona. Urumva ntaho nacyo kumushaka rwose. Fiona bizi neza ko ari we mushiki wanjye umwe wenyine ngira. Urabizi neza ko ntaho ni mwana wambyaranye nawe utari Fiona. Ni mushiki wanjye wenyine. Rero sinzi ko hari n'impamvu nimwe yatuma ndacya kumushaka. Mu gihe ntaramenya amaherezo yiwe nzakomeza mushaka. None ikintu najya numva neza mama. Ubundi Fiona yagiye gute? Fiona ko twakundanaga nka famille dukundana cyane. Ankunda nanjye mukunda nawe agukunda tunakundana twese. Ubundi ni gute yifasha akava hano mama? Ubundi byagenze bite? Kuki udashaka no kubimbwira kuntu byagenze ubundi ukamwa ngo nicyo kumushaka gusa? Gusa mama, icyaba cyose rwose ntago nari cyagushaka Fiona mama. Ni mushiki wanjye nzakomeza mushake mpaka mubonye. Kandi ndabizize ko nzamubona. Kuko bugi ikintu ushyizeho umutima ukakigumaho ntukireke birangira ukibonye. Nari nizeye ko nzabona Fiona mama. Ibyo wambwira byose. Ariko mwana wanjye izere kuko wambabarira kumbaza. Waretse kwirirwa umbaza ibya Fiona koko. Fiona ko yaturetse akagenda. Wowe urirwe umwirukanka inyuma kubera iki koko? Yamaze kwigira ikirara. Rekana nawe rwose. Mama, umva nkubwire. Fiona ikintu muziho kimwe nuko atatwanze. Nawe ahari hose ndabizi neza ko atwibuka kandi atuzirikana. Kandi ikindi kintu nkeka kimwe.
nuko hari impamvu yavuye hano nubwo udashaka kuyimbwira mama. Sinzi impamvu wumbuza kumushaka, ariko rwose mama ubimenye rwose sino gusuzugura, sinzari cyo gushaka Fiona kandi nzaruka ari uko mubonye. Cy'urukundo ruryana cy'umutima urakumbaza kunasigaranye inkovu nyinshi ku mutima wanjye urukundo rwawe now they keep my vibe no eyes when you cry praise on my Lord in my pain sinashobora kuba bibiga utari gusa nibyo mbona byaguha mahoro. I feel so enough, nobody knows my pain, can figure it out your life. I'm a sign image na kuona, feel so alone now, nobody knows my pain, can figure it out your life. My sign image, yeah. Sheri, sinakubwiye ko nashaka kuzongera kubona amarira atemba ku matama yawe koko. Sinakubwiye ko nzakurwanya uko nshoboye kose. Yego wenda mama natworoheye, ariko uwo muranza wawe yamare ku bwawe n'umwana wacu twite. Sibyo? Jacques Risha nuko byagenze yaguye mu mpanuka y'indege. Umva ariko nubwo byabaye nanjye ubwanjye narabyifuzaga, cyamuzaga ku nkeke hasi ibintu yakoraga. Ariko tuvugana, umva imitungo ninjye uyoboye, kumuza amarira bazaduha byose ninjye ubiyoboye. Umva na rwana rukuru rwa rundebyeranye na wa mugore mukuru ntacyo runtwaye ruriye. Ese ko atanyobora umva se uba ahubwo noneho ubu umukobwa wanjye mukuru wa mama noneho nkamurera, ubu nta kibazo rwose namurera. Erega mama afite umwana naramubuze, dore hashize imyaka 3 twose twaramubuze pe. Ngo Jacques utambwira ko umwana wanjye yabuze?